ikibazo cya this message was deleted. Wow. On this video I have a solution for till the end, right? Ese ujya wibaza cyangwa se bagagusubira message uri kwandikira n'umuntu ukibaza ati ese buriya sibye iki se ukibaza ati ese buriya hari uburyo nayisoma? Igisubizo ni yego rwose. Hari uburyo buhamye bwo gusoma message yasibwe n'umuntu wari wese ukabona ibyo ryakwandikiye nabikosa subscribe button, right? Reka dutangire noneho. Okay, this is my WhatsApp, right? This is my WhatsApp. Actually I have two WhatsApp on my smartphone, right? WhatsApp GB and WhatsApp business, right? Okay, uvuga ati iyi WhatsApp mfite ngiye kuba nakandikira umuntu uti I have some, for example, this is a mistake, right? Ninyisiba urumva ninyisiba we ntago ari bwaze ko yayibona, sibyo? Uraza kubona ino message ariko ngiye kwereka uburyo waba wabigenza. Dore ibi byose nibyo yanyandikiye arangije arabisiba. Kubona kwereka how it works, right? Ngiye kwereka uko bikora. Uraza ufungure Play Store yawe, uraza hano ufungure Play Store. Ngiye hano kuno ufungure Play Store, uraza kwita ubonemo rino jambo anditse ngo recover deleted message. Okay, recover deleted message ushaka wayikoresha cyangwa se kugira ngo uyibone ukaza kuba wasearchinga no muri search bar, right? Ugasearchinga muri search bar, then warangiza ugasearchinga what is deleted on WhatsApp, right? On WhatsApp ariko wandika, sibyo? On WhatsApp. Hanyuma numara kubyandika urahita usearchinga, uraza kuhita ubona application ya mbere imeze gutya. Dore no kunguko yanditseho uzuyikandeho. Ngiye ari ukanda uyifungure nongeza uyidownloading. If you don't like this one, you can download another apps that's called that Notify. Bayita Notify cyangwa se not save. Ingi ni and application ushobora kuba wakoresha. Ingi nayo ishobora yagufasha. You can choose one of them, right? Ushobora guhitamo imwe muri izi ngizi akaba ari uza guhitamo. Please like this video. Yo wakanderi yose. Okay, izi application zombi nzifitemo zombi, nzi kwereka uburyo bikora. This is the first one up. Urakoresha imwe muri zo uzanagushagistinga ko wakoresha iriya nakoreshe bwa mbere, niyo nziza cyane kurushaho. Ingi this is the best one, right? This is the best one. Recover up what is deleted message, right? Uyifungura. Numara kuyifungura dore ngiyi uraza kwita ubona gutya bino bintu, urangiza uze ukanda hano handitse ngo tap to accept. Abantu mutaza kugira confusion ukuntu iriya naberetse on the first minute. Deleted message is the first application. Notify saver, this is the second application, right? Ingi ni application ya mbere mutaza kuba mwagira ute mwabyitiranya. Okay, uhita ukanda kuri tap and accept. Numara ukanda kuri tap and accept utegereze bigiye gukora detection, right? Wait, utegereza gatoya. Maybe bashobora kuba bakamamaza, ushobora gukanda kuri close. Niye ni bisanzwe kwamamaza. Hanyuma byamara gufunguka ukaza kwita uzugakanda hano kuno. Dukanda hano handitse ngo hano view, ushobora guhitamo language that you want to use, right? Dukanda hariya hejuru mu nguni hano kuno wakanda. Wamara kuwakanda bitakubwira ati ngo ushaka kuwahitamo application yose kugira ngo igihe basibye ikintu ubibona, sibyo? Hanyuma numara kuwakanda urabona ko byose biri, guhitamo na message basibye ukajya uyibona, bayisibye nabyo birakugeraho. Sinzi nabikunda ariko nzabigerageza, ariko twe turi kwibanda kuri WhatsApp. Iyo ufite WhatsApp ebyiri uziselecting. If you want to select all apps you can click here. Gusa twe turakoresha ahangaha, sibyo? Hano WhatsApp na WhatsApp. Then tujye dukanda hano handitse ngo next. Dukanda kuri next. Dukanda kuri next tuza guhita dukanda hano handitse gutya, hano gutya. Click, numara kwa click uhita ukanda kuri select folder, and kuri select folder and then select use this folder. Click allow. Ukanda kuri allow utongera uzu ukande hano nanone handitse ngo allow. Ukande kuri allow nanone hano. Nuwakanda uraza guhita bifunguka kugira ngo uze ko watanga permission uraza guhita ukanda hano gutya. Ukande kuri this deleted uhita ukanda kuri all access notification access. Click to allow, kande kuri allow, then hit back. Kande kuri back usubira inyuma nanone rimwe kabiri bahita kugeza hano. Azi nkuko ubibona uhita ukanda kuri allow.
hano rero harimo option ebyiri, tukanda handitse ngo got it, ugira ukanda hano mu gihe ushaka kumanaginga application. Hano hari uburyo bubiri rero, urabona ko mfitemo WhatsApp ngiye business, mfitemo two WhatsApp application, WhatsApp Meta and WhatsApp business, right? Izi business cyangwa se ushaka kuba wahitamo imwe muri yo bitewe n'aho bakwandikiye, niba ari aha ugaselectinga, even niba ari aha ngaha. Ni ukuvuga ati rero uburyo ikoramo ni ubu ngubu bukurikira: nimba umuntu akikwandikira message akayisiba, uzahita ubona abantu bose ufitemo, ariko tuvuge ninza for example ninza hano nkandika nk'ikintu runaka, nkandikamo nk'ikintu runaka, nkandikamo subscribe, sibyo, nkakanda kuri subscribe, sibyo, tuvuge nohereje message, okay, then numara kuba wakanda, tuvuge for example someone has deleted the message that was sent, right? Niba amaze kuyisiba, akimara kuyisiba, you have to go back on that application, ukagaruka hano muri application ukayigarukamo. Umara kuyigarukamo uhita ubona yuko wanyandikiye wari wese, who was wrote me, umuntu ugeze uwo yagerageza kuba yakandika ikintu icyo ari cyo cyose akagisiba, iyo message ahita yidisplayinga nk'uko ubibona. This is the message, iyi ni message yohereze, yanditse ngo subscribe, yandikiye ngo subscribe. This is the message was sent, right? I was received but was deleted. Kubibona reba, iyo wakiriye ariko yari yasibwe, sibyo, iyi message wakiriye ariko yari yasibwe, that message was deleted. That message is dore ukuntu yari yitwaga, bari banditse ngo subscribe. Kubibona ko yari yanditse subscribe. Sorry, this is the advertisement, right? Hanyuma urahita ubona yuko hano handitse ngo subscribe. Iyo yari yandikiye, ndamutse nanditse ibindi bintu cyangwa se yandikiye ibindi bintu akanyandikira ibintu byose, thank you for this, akanyandikira ibyo ari byose, akandika, tuvuge nyine akandika, hanyuma akazifata akazisiba. Akizisiba niba ziri deleted, sibyo, for example nk'izo zose ziri deleted nazibona, ubwo ndaza nkasubira hano inyuma, pfa kuba zamaze kuba zaba sent, right? Kuko zamaze kuba zaba sent, nkagaruka ahandi bahita banyereka izo ari zose yari yamaze kuba yasiba. Ngiyi n'ubyiteho, ngiyi ni kwa kundi bamamaza, urabona ko izo yanditse akazisiba zamaze kuba zageraho hano. Yes, that niko bimeze, ikora niko byifashe intambwe ku yindi. Gusa ntugire ikibazo, ahangaha ushaka kuba wasacinga the name of the person, wasacinga izina ry'umuntu runaka ushaka, niba ari kuri WhatsApp ugakanda kuri ati profe, uko wasacinga umuntu wese ushaka ugasacinga. Gusa iyo ngiyi hari application ya mbere, iyo ngiyi bayitaga iriya niyo niko bayitaga, sibyo. Hanyuma ikindi kintu ngiye kuba nakwereka indi application bayita Notify Saver, ushobora kuba wakoresha imwe muri zo. The second application that is Notify Saver, iyi ngiyi niyo bayita Not Saver, ubwo ni Notification Saver, kuzibona. Iyi ngiyi that is the second application, ushobora kuba nawe wayikoresha, ugaterwa n'iyo wabona nziza ikunogeye bitewe n'izo uri kubona cyangwa se uko yagiye ikora. Urabona n'iyi ngiyi kanyifungure nkwereke uburyo nayo ikora, ukande click to allow, muri ukanda kuri allow utegereze gato cyane, uhita kuzana bino bintu. Nugira kuri bino bintu hano ikintu ukora uhita uza ugakanda hano handitse ngo kano kantu ka message, ukanda kuri kano kantu ka message, ugahita ubona ibi byose. Uhita ubona urutonde rwose kuri WhatsApp, ugahita uza hano gutya, nuko uhita ubona ama message yose bagiye banyandikira bakayisiba. Iyi ngiyi rero Notify Saver ndumva ariyo nziza, ntabwo uhitiramo kurusha izindi, ariko usibye ko zose zikora kimwe, ariko iriya nayo ni nziza cyane kurushaho. Hanyuma rero uko nguko rero, ushaka hano kwadingamo application ho ubigenza ute? Ushobora kuba waza hano handitse ngo ukora kano notification, ukaza ukamanaginga, niba ari TikTok, ama notification yose yo anyuraho, n'umuntu waguhamagaye hano wanabiboneramo, yo niyo mwihariko mwiza cyane ufite kurusha indi application. Yego, noneho ushobora kuba waza tuvuge ushaka kwadingamo ikindi kintu, hano uri kubona ko utuntu dutatu, ushobora kuba wakaza niba ari add group, ushobora kuba wakadinga group cyangwa se indi application, hano gutya ukaza niba ari indi application ushobora kwadingamo, ukahita kwereka ugashyiramo izina runaka ushaka, hanyuma wamara kubikora ugahita uza ugafungura application ari yose, iri ushobora kuba wayimanagingiramo, niba ari WhatsApp nanone, nimba ari WhatsApp nyine ukayishyiramo ukayadingamo, izi ni WhatsApp zombi ugahita nzifata nkazadingamo nk'uko ubibona, then hit back,
uza ugakanda hano gutyo urahita uselectinga application iyi ngiyi gutya, uyiselectinga uyikandeho, numara kuyikandaho urabona ko iba yagimaze kuba yageramo. Hanyuma ni uko nguko rero nusubira inyuma rimwe uhita wongera uzi hano gutya kuri kano kantu ka message ukaza ugakanda, uhita ubona WhatsApp yose, ukabona ibintu byose urabyose uhita ubibona. Nk'uko rero bikora, nkangushimira ko mudukurikira cyane. Iyo uri buze ko washima uzi ko wayikoresha, nkangushimira ko wadukurikiye kuri ino video. Ibihe byiza ku bw'ino video warebye, subscribe and like kuno video please. Ikiganiro kisharing rero ni YouTube channel nshyashya hafi 250 YouTube channel nshyashya, please dufashe de subscribe yawe y'agaciro kandi ugire byiza. Imana imugisha.